nyemerera nkubaze gatoya, uramutse ubyutse mu gitondo ukisanga ahantu ku kiguri wenyine, wakubura amaso ukareba hirya no hino ukabura umuntu n'umwe, ukabona nta bufasha, ukabona n'aho kujya, ese wakora iki? Umunsi umwe ubwato bwari butwaye abagenzi bava mu gace kamwe bajya mu kandi, bugeze mu nyanja rwagati haza kuza umuhengeri mwinshi uteye ubwoba, ubwato burarohama n'abagenzi bari barimo bararohama. Gusa ku bw'amahirwe haza kurokokamo umugabo umwe, aba ari buza gukira, gusa nawe aza kwisanga ku nkombe y'umucanga cyangwa se wa beach cyangwa se w'ikirwa cyari kiri hagati mu nyanja. Amaze kuhisanga byaramucanze, areba hirya areba hino abona nta bufasha na buke buhari. Niko gutekereza uti reka nsenge, wenda nshobora kuba nabona ubufasha ndamutse nsenze. Arangije arasenga uti Mana wanabaye ukanyorereza ubufasha bunkura kuri kino kirwa. Amasengesho ye bibe by'ubusa, abura ubufasha, abura uko abigenza, aricara ariyibaza, abura umusubiza. Iminsi yakomeje kwicuma, umugabo nta bufasha, ariko mu gitondo abyuka asenga uti Mana nyoherereza ubufasha bunkura hano hantu, gusa byose bikaba by'ubusa. Yaje kwigira inama, akusanya uduti twari hafi aho ngaho n'utwatsi, arangije yubaka akantu k'akazu kameze nk'akagonyi ko kujya yiberamo, ariyakira yumva yuko ubuzima bwe bwose azaba umarongaho ku kirwa atazigera hava. Yatungwaga no kujya gushaka amafi, akaza akayotsa, amara ubuzima bwe aho ngaho iminsi myinshi, arahamenyera. Umunsi umwe mu gitondo, nabyita nk'umwaku, yasize acanye, amaze gucana ajya gushaka icyo ari buze kurya. Nta kindi yagombaga kurya usibye amafi. Yagiye kureba aho aroba amafi, mu kuza kugaruka yitegereje, ageze imbere ya ya nzu ye akubitwa n'inkuba, asanze irimo iraka umuriro, irimo iragurumana, kandi ariho hantu yiberaga honyine yari afite ubuhungiro. Icyo gihe umugabo biramucanga, biramuyobera, arivovota, yiciraguraho, gusa n'ubundi bibe by'ubusa. Arangije aricara, arahaguruka, aragenda, biramucanga ahantu hose. Arangije areba mu kirere, aravuga uti Mana, Mana koko Mana, nagusabye ubufasha bwankura kuri iki kirwa, wanze kubumereza. None n'akazu niyubakiye, akazu niberagamo, akazu natahagamo, nakura gatwitse koko Mana. Aritotomba, arimaramara, byose bimubana iby'ubusa. Bwaje kwira, umugabo mwiriraho yabuze icyo akora, atariye n'amafi atayatetse, araryama arasinzira ku mucanga. Bwaje gucya mu gitondo, umugabo aza gukangurwa n'urusaku rwinshi yumvaga ruturuka ahantu hakurya. Akangutse yitegereje neza, abona ni ubwato. Muri we biramurenga, yegera imbere aravuga uti sibyo ndi kureba nibyo. Arebye neza koko asanga ni ubwato. Yegera imbere ku bwato, arangije yinjira mu bwato. Ageze mu bwato arangije abaza umukapiteni wari utwaye ubwo bwato, aramubaza uti ese wamenye gute yuko naba ndahangaha kugira ngo uze kumfata? Uwo mukapiteni arangije aramubwira uti ubwo twari turi mu bwato turimo turagenda dutembera mu mazi, twabonye sinyari y'umuriro iri mu kirere, bituma tumenya yuko aha hantu haba hari umuntu. Uwo mugabo biramurenga, aravuga uti ese ko nigeze nohereza sinyari y'umuriro mu kirere, mwamwarabwiwe n'iki? Uwo mukapiteni aramubwira uti nubwo utigeze uyohereza, ariko twebwe icyatuzanye hano ni sinyari y'umuriro yazamutse mu kirere. Uwo mugabo yibutse neza, yibuka yuko inzu ye yari yahiye, ahita atekereza yuko inzu imaze gushya ariyo yazamuye urumuri rw'umuriro mu kirere. Kapiteni akaba ari rwo yabonye, bigatuma aza. Uwo mugabo yarishimye, araserebura, biramurenga, arangije ashima Imana uti Mana urakoze, Mana ungiriye neza kubw'ubufasha umereje. Nyamara wibuke yari yitotombye kare uti inzu yanjye yahiye, ibintu byanjye byose Imana yabyangije. Gusa icyo nakubwira muri aka kanya, umupangu w'Imana ni munini kuri twebwe, ni munini kurenza uko wowe utekereza,
cya gihe uba ubona ibintu byawe byose byarangiye, wacitse intege, ukora ibintu ukabona biri kwanga, washaka akazi bagahita bakakwima, wadepoza ugasanga ntabwo bagufashe, ukabura aho werekeza, ukabura n'aho ujya. Nyamara cya gihe twebwe abantu twamanitse amaboko twumva yuko ibyacu byaturangiranye, nibwo Imana ikora, nibwo umupangu w'Imana utangira gukora. Ni byinshi dupanga gukora, gusakaza ikinyuranyo cy'ibyo twebwe twapanze gukora. Ibyo byose biba biri mu mupangu w'Imana. Muri biliyoni 8 zituye isi, ndagira ngo umenyeshe yuko buri umwe wese Imana imuzi kandi mufiteho umupangu munini. Ntugacike intege, ntukumve yuko wihebye, ahubwo nukora ibintu ukabona biri kwanga, jya uvuga uti umupangu w'Imana niwe ugezweho, naho njyewe byanze nananiwe. Niyo mpamvu kuri ubu ngubu nakubwira uti aho ubona bidashoboka niho Imana ikora. Subscribe HOZAHO TV.